Usamayibu hari ikintu nifuza kukubaza right now. Ese hari ubwo ujya ushidikanya ku buryo mwubaha habe na gato ukuntu uri keza sinabaguteza subona intege zose ukuntu zikwifuza ukuntu uri keza undutera ifeza njyewe nawe ni teenager. Yaryoshye pe. Twatake na hano. Akani, ni tayari? Tayari. Isa nari nyitegereje cyane. Allo. Yo. Musa. Yo. Ase uko watinze man. Ahubwo ze. Ajyangwa sindi na hafi. Wahageze se? Ngamaye. Nze nkurebe man. Nategereje igihe nakurangiriye utari kungeraho ugatuma umusaza. Kapana. Okay, narebe katsoke narebe umuhungu. Keza sinabaguteza ubundi niga zose ukuntu zikwifuza ukuntu uri keza. Yo big brother, yo umeze bite se? Wowe wahageze? Karibu bana. Twaraburanye byatani iki ko warabyibushye mwana. uri gusute ni lari waragafashe shaho binome ku mafaranga. Karibu bana ku mafaranga. Inji tayari. Muraho, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amahoro y'Imana abane na n'ibisanzwe ni Mame Belle. Nongeye kugaruka rero mu gikoni cyacu mbahaye ikaze. Uyu munsi rero tukaba tugiye gukora isamaki yokeje. Dufite isamaki yacu hano, ibirungo turi bwifashisha nabyo birahari, hari poiro, hari ibitunguru, hari seleri, dufite n'indimu, hari tomato paste, dufite hano tungurusumu, dufite amavuta, umunyu, fish masala na magi. Ibi byose rero turaza kubyifashisha. Nyuma yaho rero tukaza no kotsa ibirayi. Turabereka ukuntu babyotsa uri mu rugo, uburyo bworoshye. Hagati aho rero nkaba ndi kumwe n'abantu, ntabwo ndi njyenyine uyu munsi, ndi kumwe n'abashyitsi, muraje mubabone mu kanya. Twongera kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Ikindi mukomeze mudushyigikire, mukore subscribe, comment, share, like. Naho mu kanya. Ambo karibu man. Akose oya twicare hano niho heza. Okay. Wana karibu. Bamwita OB. Karibu bana cara gatoya. Ambe udasuhuza umushyitsi bana. Bites. Kutamugenda assalamu alaikum. Niko. Ibinolis.
ni fresh. umeze neza. So rero wenda mbere yuko tugira ibintu byinshi tuvugaho, iki kintu ndakeka ukizi. So kirya Cyanaryoha atari. amakuru y'iminsi se man. Cyari fresh. Twaraburanye cyane. Oh. So nanjye nangamba ni. Ndabona nakubuze. Nangamba ni ibereye kabisa. Kumbe nawe bitegura none se waruzi. None ntuzongere kumbaza ngo nabaye iki. So rero ngwe nkuko mubona mwita EOBT ni umu producer akaba n'umuhanzi. So akaba rero no mutumirwa w'uyu munsi kuri Select TV. twatumaye ikaze. Okay. Tukaba tugiye kumutekera iki? Mamibe. Tumutekera isamaki yakeje n'ibirayi byokeje. cyose byokeje. Byose byokeje. Akarayika. Turabere ku buryo mwabyikorera bari mu rugo utarenze kujya mu kabari. Nibyo. So rero ni wa wundi ufite indirimbo iri kubica bigacika muri uyu munsi. Urumva bayita Keza. Ahubwo Keza turi gukura uri Keza. So rero abantu batarayireba ubwo numva bagiye banyarukira kuri YouTube ye EOBT. So bakayireba n'indirimbo nziza. Ahubwo se uri kuduteganyiriza iki EOB mbere yuko wenda dutangira? gutegura undi muzigo kabisa uri big. Vuanga waradutama ikindi kintu Kabisa. So fresh noneho. Umve ngo njeranga uve muri studio. Sinakubwiye ugomba kunyumvisha abantu. Mwongera mandi mayide nanjye ngavuga ati hanga warani fresh. So mbere se turatangira iki? Turabigenza gute? Tabana dukarabira iki? Ya mu gikoni no kuba ufite isoko. Nibyo kabisa. Ntabwo se nta kintu uri budufashe katwese dukarabira. Jewe burangiye nzi no guteka. Homba nyine na mbasha. Kadukarabira intoki twese. Kadukarabira hasangiye hano. Baza bakubite niba bashaka kwereka babona nino fi babona n'ifare ugiye kuyigira gute utwereka ukuntu babigenza. Uyu munsi nawe uri umwami w'igikoni cyacu. So kabufashe guteka ni byiza gwe. Guteka ni ingirakamaro. N'akagofero. Bakamba akanago nzi ko bakamba. Gerageza urebe nyine. Ariko imbere banza ari hano. Sibahisha umusatsi harya kugira ngo umusatsi utaza kujyamo. Ntarebi ko byayimeze kose kabisa. Hanyuma twitekere twirire ubundi tuniganire. Aha niko bimeze kabisa. Hashize igihe tutabonana, hashize nk'imyaka n'ibiri mana. Siri mu cyangwa irarenga. Ibiri banze narenga we. Ubaze ko duhe tukabona twese ntabwo tumeze nk'abantu bataziranye. Twarahindutse. Tuziranye kera tukiri. Okay, twatangira rero. Ikintu tugiye guheraho tugiye gutangira gukora ibirungo byacu tubisige ya samaki. Ibi tuba tubikuyeho. Ikirungo ubwo fish masala babyibuka neza. Ivanga na tangawizi na tungurusumu. Jamani umunyu mukeya. Bakaragena amafi gusa. Bashyiramo n'amavuta. Unagwashyira iki? Ntabwo washyira ku nkoko ngo urukunde. Oya. Ku nkoko naho haba hari chicken masala. Bashyiramo na magi. Anza kamuramo n'indimu.
cyakoze urabona ko karabugenewe karimo neza pe. Ibi bintu biba birimo neza neza cyane. bakunda igifu kumva kuragiye pe akoze suri bumvise turi bubyumve Ngomba kutaratinga kabisa. Kwa ko nabonye ibiganiro byanyu ndavuga ati ni neza. ahubwo bambwiye aya makuru numvise ngo urenda kugira twereka ibirori nakeka nari twazadufasha muki se makuru ni Sembisi. ntabwo urabikaye Ndacyabyiga rugori buriya ntari nibyo kabisa. ubwo ariko tugufashe gukana ndabona bisaba kimwe nyinshi cyane ayonye gusaba kimwe kandi ntabwo uba ugomba kuba waduharira izo zose urazikanda se kandi ahandi ho nawe Ahubwo ninjye wari kubanza kugira ngo bimeze bite. akashobora wari wagakanza ariko ubu barakanze bafata cyangwa ibirungo bize gufatamo neza ugenda usaturaho Ibya yesi bijya aho ngaho wasatuye gusa. tubisiga Kuri yose ariko. n'imbere n'inyuma hose Sana ntuza nyinshi enye ndimo nini kwigashyizemo gutya. Bwanaye kamwe ku mutetsi wawe. muri segonderi ushaka ko hagize hoteli Mwabonye kuno kamano. Binarubiza. Iyi ntabwo tuyishyiramo. nawe turayishyira mu bikora nabi ikose ngo ayivanze Wenda nanjye gushyiramo gasubiza vuba vuba mwereke twikorera ibintu subiri gushiramo we. ese byabaye fishi masala Banza gutya banza byabaye sibira. uzi ko babona pilawu masala nubwo ngubwo tugeze mu gihe cyo gusiga reka dushyira mute Dusiga. no se iyo bika ngo bazeho gatoya mbere yuko wenda na mbere agiye kuba ari kudusigira iyi fishi nyine njyewe bwa mbere nkumenya nari natumye nk'umuproducer urumva bwa kabiri ukoze indirimbo uri kumwe na ba Chrisizi tubona ibintu bimeze nka groupe urumva uretse gatoya uragenda uhita uburaho gatoya nyine wahise uhugira mu biki byagenze bite ko ugarutse nyine uri kugarukana imbaraga zidasanzwe nyine wamaze iyi myaka nk'ibiri yose utari kugaragara wari uri mu biki wari uhugiye mu biki nyuma yaho gatoya Okay, hari training naragiyemo muri Qatar kabisa. Nagiye kwigira umuziki nje kubereka nyine ibintu umenye makuye wari wagiye kwiga umuziki muri Qatar nakubona mvuye ndabica ahubwo se usanzwe wakoraga utuntu twiza kuko natwabaga turi muri studio numvaga nyine ewana ufite utuboro twiza ibaze ko ziriya vibes zose nazikoraga nyine navuga ko ari nka passion. Ni ibintu mba nigize niga nabatse ubusa umuntu agiye mu ishuri ubu si byakundana. ubu uragiye urabuze warawe tugarutse ewana ugarutse dukubita ibintu birenze ariko twapanze gukora imiziki kera ubundi wakurangoza umuntu agakora imiziki hari akantu haryo twari twara bisubiye nakiyogo narakavuga nawe se ushaka imiziki twayikoze kuva kera mu wasa bakanikaho gutse inzara yaragiye kwica imiziki ubundi deni we nari narabuze kubera ko vibe zawe urumva ko
ukuntu twicaga nyine tugakompoza akantu mwumva ni fresh so umuntu arakubona arabwo buhanguza nyine noneho ubwo umuntu apfa kugufatisha mwana ubu ngubu ndahari kabisa, ubucuti buraza gukora oya ubu ndahari neza cyane. araza kumenda natubonye kandi imbere wenda haravugaga ati umusaza ngahita byibuze twicare umuntu akagura n'uwo muriro ubu ngubu noneho si biraza kumenda iyo bifu ibyo ndetse ariko ndashaka gukora muziki ubona ahubwo tugombe tubigire ahubwo sinema ndi kwibaza ko abantu bose mbona bari kuririmba bimeze bite nawe abantu ariko ngewe icyiza cyanjye natangiye gukora umuziki kuva kera subizi bakunda naje kujya mu bintu bindi bikantwara n'iki ndumva uko nakusigaye uzi no guteka urabizi nsigaye nanateka urumva nsigaye ndi umusaza ibintu by'akazi kabaye kenshi ariko ngewe vibe z'umuziki nizo zagira gute irahita nanjye ngikeneye ukoze keza ibi bintu byose twakoze ndaje ngo n'akandi n'ubundi kabisa amatisiga ugiye kwishira mu ifuru. Iyo ushyize mu ifuru rero urarindira uruhande rumwe rugashya rwamara gushya iminota 30 ugahita uhindura n'urundi kugira ngo rubone gushya neza. twerekere ifi cyakoza yakubi no gushyira hagana aba ni hejuru hano ubu no kwitegereza igihe kingana gute oya nasubira urebe kitungura kase sibyo iki ni cyo nanjye bagika ya idea bagwaye urabona ko turwana urugamba turugeze kure tumaze no gukata ibintu byose turi bukenere so ariko mbere yuko wenda tugira ibintu byinshi tujyamo ndacyako ufite utuntu tw'amatsiko kukubaza abana yebi ibyo kandi ewa ugomba kunsubiza neza cyane watangiye production ibyari 2018 nawe bigenge kabisa 2018 nibwo wakoze indirimbo ya mbere nibaza ko nabwo nyine hasoze indirimbo ya mbere nakoze. Iyo ndirimbo wakoze si ubwa mbere urinda muhanzi wakoreye bwa mbere sesi ziriya zano nazitangiye ndi kumwe na Chris Easy ni indirimbo ya kera yitwaga Hitless. bari muri kumwe cyangwa icyo gihe wari ukiri producer gusa? Twari turi kumwe tu uririmba
yanshyize muri Bible. Nabirangira n'iki Mutayi. hari ukuntu twayitangiye yumva ni by'amato ayida twa fresh sambwira ati meze bite umuzigo tugomba kuwukora yarasohotse yarasohotse ariko izi yarafite icyo cyizere cyangwa ni kwa kundi umuproducer agukorera indirimbo akavuga ati tuzajya kwimastaringisha ahandi iki icyizere cyo cyari gihari kuko nyine yaranyaprocinze tukiri abanyeshuri nyine kera 18 namwe murimo urumva ngene ibintu nagiyemo 2017 nawe ni 2018 kandi abambwira ngo ndashaje cyane ariko arashaje neza nikasa nawe yirebye ubona ashaje mama ushaje nyine kuko namuvi zansigaye mbona kigabo kiri muri muzehe none se kawe ntibagiye kwakira bateka banywa hano bahita mu kidakama so none se indirimbo bita Keza nyine ni hit yabaye hit kabisa ahantu hose barayizi urumva nyine wambwira nyine ni ikiri kugufasha muri ino minsi iriya ndirimbo bita Keza uri Keza nawe okay like igihe cyose nayimaze nakora yanyeretse ko abantu ntabwo banyibagiwe bararenze ko abantu banyibagiwe icyo cyizere urebye yanzaniye ndavuga ati nshobora kuba nakora n'indi nkagaruka mu mukino fresh ariko nose nk'umuntu Rwanda afite nyine indirimbo iri hit yababayeho gute muri society ye ntabwo bari kubwira ubayeho neza tunari mwese niyo ndirimbo ya mbere yakoze nayo nyine niyo yanjye iyasingwa nyine njyenyine dukora n'abantu bakandi izindi nizi izindi wari kubona Trixie izindi ntabwo mwongere mu dutema kandi gasongo abantu batangiranye urumva ko nge no kubyiga nazaga ahubwo hari indirimbo zitanasohotse zari ziri muri studio ngiye nibuka neza najyaga bimeze bite zira ndirimbo muzazisohora cyangwa muracyari kuzikora neza hari izihari hari n'indi twakoze ejo bundi nubwo nyine tutagikorana ariko tukivugana tukiri in touch kabisa projet nyinshi mbona nazikozeho nka amashu faster zose nazikozeho wakoze se indirimbo ya hit wakoze ukavuga ati cyakoze ino ndirimbo irabinkoreye wenda y'undi muhanzi to wa producinze nyine ukavuga ati iyi ndirimbo ibikoze fresh niyi abantu se zeo so baramuzi ndamubona ni zaba nyine nabo bakiri noza bakiri team nini nakubise umuzigo wa dance urabakorera ese niyo hit isugo wakoze niyo hit nyine nabo bari bakoze batabamenyekana byatari yabakoreye none se ngubu nyine ari production ya music nyine ni iki nyine ugiye guha imbaraga nyinshi cyane abantu bamenye ngo iyo beat uzatumubariza ahangaha tumuburize n'ahangaha bimeze bite ni iki nyine ugiye gushyiramo imbaraga cyane nyine cyane muri production kabisa nicyo wanjye ubu ndi production uri producer ndeka mvuge ko ndi production uri kumva numbona ugiye uvuga ati production hanyuma se music nyine ukora music mu buhe buryo mu buryo bwo kwishimisha mu buryo nyine bwo kuvuga atanga hari cyavamo nyine bimeze bite uri gute ukora nyine music nyikora nk'akazi kanjye ka buri munsi kuko ni nabyo bintu nkora kuririmba nyine ugomba ugiye kuba umuhanzi uri official ku buryo uzajya ku ma stage nk'abaya ni wari okay kundi kwipanga kuba ati no projet nimbona ibostinze nshobora kuba nabikomeza indirimbo bita Keza se ko yabaye hit wari ubyiteguye se cyangwa umve ngo na uploadinze nabyiteguye uzi ko nakoze agace njya kuri Instagram nkora aga caption ndi kuvuga ati cyo zari nga uploading ari kuri Keza banatanditse sinzi kurakanzishe mbona umuzigo wazo ko nanjye kankomye bwa mbere atarayisohora ndavuga ati umuhungu ari dutana nayipostinze ndavuga ati kuwa gatanu umuhungu agize gute ibaze ko ahantu hose nyine ibaze ko karaga caption ko kuvuga ngo nzayishora kwa gatanu
nagashyizeho n'ubundi yamaze kujyaho naragenda ntaneditinga ndashyira ko nashyizeho ndavuga ati se nyisibe mbona abantu bangahe bamaze kwita bayibona mu munota umwe agateye ntabwo bibaho iragukore kuko ndi kubona ewana ikintu bita challenge nyinshi cyane challenge zo zirangiye ntabwo si ubwo nabuze nawe telefone yaruzuye telefone yaruzuye niko ariko mbere mami be niba bidashira ni igice kuba kurya okay ku buryo babifata iyi niyo ndyo yanjye nkunda kurya nkunda fried rice with eggs buriya njye iyo mbonye uriya muceri kabisa mpita mvuga ati mfite nyine yakoze no guteka njya ngerageza nyine ibintu bisanzwe nk'igiki ugerageza uzi guteka nzi guteka cyayi ibiryo nzi no guteka umuceri ariko njyewe inyama inyama zo ntabwo ndaziteka aho na rimwe ariko nyine dore njye menye no guteka ibi sinzi kuri prepara iyi production yawe urumva uraza kugenda utubwire hanyuma mu mbe ibi birungo se byo birahita ibiryo turaza kubikaranga babikarangira turaza kubisiga ku birayi uraza gutinda gushya ntabwo bitinda baba kabanje kubitogosa ibirayi ibirayi byageze hanyuma byageze ku nanjye sinzi igihe cyagerera hano tuba turi mu kazi cyane so rero bamwe ushaka kuba umuhanzi bamwe ushaka kuba umuhanzi so niki wasaba iyo wumva iyo byagufasha iki nyine nk'umuntu gishaka gutangira nibyo okay ngaho naririmba ngiye reka tuvugire abantu nk'umuntu nyine wenda ushaka gukora muzike ibyo witinya cyane yumvaga ati ntabwo byaba ibyanjye reka nyine tumuvugire tubaze iyo nyine nk'umuntu wiyumvamo impano yo kuririmba wumva akaba nyine agifitemo ubwo bwoba bwo kuvuga ati se uriya muproducer buriya ntibihenze se niki se niki nyine wamufasha nyine ntabwo nanjye sinita nibaza 2024 hari umuntu ugifite ubwoba bwo kuvuga kandi dore yahise abyiha erura abantu bafite imirongo kandi urabona acuruza burundu nuko kompiyuta za ndirimbo zo mu giswahili no hagati aho mu giswahili waba international umeze nka mumere waririmbye ngo Nairobi kandi wabafata yakubizamo itenge fasha nibyo urumva rero numva twategereza noneho bigashya sibyo cyangwa ari ikindi kintu ushaka kubaza iyo bise mbere yuko dutegereza ngo byabaye bamubaje numva ni byiza so rero nka ikintu tugiye kugusaba sibyo iriya ndirimbo nanjye ndayikunda ubwabyo urumva ni n'amahirwe yo kuba duhuye urumva munagira ubuntu nyine bwo kumva nyine uri kudukubitira fresh dukubita aga freestyle shano nk'umuhungu n'ubundi dende kwa gusa mayibu hari ikintu nifuza kukubaza right now ese hari ubwo ujya ushidikanya ku buryo mwubaha habe na gato ukuntu uri keza sinabaguteza so ubona intego zose ukuntu zikwifuza ukuntu uri keza undi utera ifeza njyewe nawe ni tirayita byakunda nta kibazo ndashaka no gutanga ka open verse umuntu yamenya tukakora ka remix kandi byakora so urakoze rero urumva rero iyo ndirimbo mugomba kuyishaka ahantu hose ikagira ase ngiye kubaza ngo urateganya gukora video era ni video ni noza ni visualize ni offshore video cyangwa hari ikindi kintu uri guteganya kuri iriya ndirimbo ni visualizer ndi gupanga gukora remix yayo n'umuhanzi nyine navuze nonanga
wamaze gupanga fresh ni umutungana nibwo tuzahita tuyishutiye byakora ariko kabisa. nayo nguko rero mu gihe tugitegereje ibyo kurya rero ifi yacu ishya nk'uko nabibabwiye rero tukaba tugiye gukarangira bya birungo byacu turi busige ku birayi no ku isamaki yacu. Abanza ugashyiramo amavuta yamara gushya neza nyine ugashyiramo igitunguru n'ibindi ukagenda ubishyiramo. Rero twebwe ibirayi byacu impamvu twabanje kubitogosa ni byiza ko iyo ubanje kubitogosa biba byoroshye. Hari abatabikunda bashaka guhita babikarangira, hari ababitogosa, ariko twebwe twahisemo kubanza kubitogosa kugira ngo bize byoroshye biryoshye bimeze neza. Banzamo igitunguru, igitunguru cyawe ukarindira kigafata irangi ariko ntigishirire. Abakunzi ba Select TV, mujye mureba video zacu muzirangize, mujye guteka mwibereye mu rugo mutarinze kujya mu mahoteli, no mu rugo mwabyikorera kandi bikaza bimeze neza. Mujye mudukurikirana rero tugenda tubereka indyo zigiye zitandukanye. tinda gushya iminota 40 yose nawe ugira icyo ubivugaho. Birasa neza, birahumura neza. Hano turakira utana akagaruka utarumva twazagutegera ikirere izi mwazanekera umuceri wa muceri no muceri tuzabikora bashaje. So noneho wenda reka tureke kwizimba mu magambo cyane, tubumvire ko twumve ukuntu bimeze.
kandi ikindi n'abatabibonye namwe mujye mwihangana. So karibu banarebe banatangire video bayirebe yose uko twagiye tubigenza, kankaraba intoki da ibirungo twakoresheje njya mubyikorera mu rugo. Wibuke neza ko biriya birungo twashize hejuru ari bya bindi naberetse nakarangiye ku ruhande, abikarangiye ku ruhande ndangije mbisiga ku isamaki. nuko byagenze. Yego, Murakoze cyane. tubumvire. Reka twumve ukuntu bimeze. Ariko nizere ko noneho hikigiye kudukubita noneho yo igomba gusohokana n'amashusho. Uko bimeze. Okay. Twagiye. Kanejejisha mbere ku kirayi. Yaryoshye pe. Twatake na hano. Makani, ni tayari? Tayari. Isa nari nyitegereje cyane. Wagize ubwoba. Atakasa emayi. Ndamenya tugiye. Ndamenya ngihira. No, nje no komita. Yaryoshye pe. Abakunzi ba Selex TV, muzajye mubyikorera namwe mu rugo mutarenze kujya mu kabari. Mwabibonye ko twabitangiye, ibirungo mwabibonye ko twagiye tubibereka, byaborohera namwe. Ndabeshya Makani? Ntabwo kubeshya kabisa. Iki cyakoze yabyo. Warande ecyandenze. Imana. Byose dushatse noneho twabwira abantu. Babati nakagaruka. Kuko bimeze neza ko bimeze neza. So ino fi wabatekese bahita nguki. Ni ifi nyine yokeje isanzwe. Yeah, okay. So, adusezerere. Twasezera. Ebi, ndi kintu turenzaho abantu dusezere, ndi kintu ubwira abanyarwanda. Nabyo abanyarwanda nuko ifi zakoze nyine zitetse pe. Kandi hose nagiye njya muri Afrika kabisa. Mwimerere pa. Hano rero tebwo. So rero tubibutsa kumenya gukora subscribe n'iki abatarabikora. Ubundi na kuri Selex nakagaruka. Ciao. No.